Gafaranga mu kigaragara ntiyigeze aheba cyangwa reka gukunda abana b'umugore mukuru cyangwa n'umugore mukuru ngo abure kumwibuka no kumuzirikana. Sinzi niba uri kuvuga ni ukuvuga ngo aho hantu uwo mutima uba uri gutogota burya haba harimo ibintu bikomeye bibi bitumye avuga ayo magambo. Kimwe n'uko bishobora kuba ari byiza ariko byose bigaragazwa, iyo ari bibi bigaragazwa n'imbuto n'igisobanuro cy'iryo jambo. Ubundi abantu bazi urwego rw'ubutabera cyangwa bazi kubaha inzego. None se niba baragiranye amakimbirane n'umugabo bakiyunga bakababarirana, bivuze ngo ribu yaje gitwara umuntu utagira ikirego? Kuko nagerageje byose bikanga. Nagerageje kumuvana ku butegetsi, nagerageje kumwambura ibyo yafite, namwoherereje inkuba ziramuhusha, nagerageje ibishoboka byose biranga. Reka mvuge kuri iki kintu. Ubuzima tubayemo kandi dusangiye nk'abatuye iyi si, tugira intambara zitagaragara zibera mu mitima yacu. Yego. Ni ukuvuga ngo izi tubonesha amaso zigasohora n'urusasu, abantu bagapfa abandi bagakomereka, ntabwo ziba zitangiye ako kanya twaboneyeho abantu bashyamirana. Kumva barishimye sana kandi kwibaza abantu bashimishijwe n'iki? Buriya ni ubugoryi. Ntabwo agira uti ni ubugome wangu. Oya, buriya rega hari n'umuntu w'umugome ariko ubwo bugome bwe butazagira uwo bugomera. Ngo bigire icyo gutwara. None se ubu wakwishimira ko muri Irani na Israel bari kurwana ngo bikumarire iki? Ngaho nawe kandi bariya ntibakureba, ariko ibaza abantu tuvuga ururimi rumwe hapfa abantu bakavuga ati ya ukumva babigize indirimbo nziza. Reka mbwire n'abanyarwanda twirinde no guta igihe ku badafite icyo bahomba. Yes, amahoro y'Imana Nyagasani abane namwe mwese aho mudutega amatwi muherereye mu mpera z'isi, abari hafi n'abari kure. Turi kumwe na Daniel Dusengumuremyi. Amahoro y'Imana Jean Daniel. Amahoro y'Imana cyane tuyishimire. Wabyutse ute? Nda amahoro. Ndamutse neza, meze neza mu by'ukuri. Hari n'umuntu mu kanya utumye nseka, ngiye kubona akanyenyeri ngo ba. None nanjye ubwo ko utari wabimbwiye se ngo ntangire nicare mu ntebe ndende. Byari surprise. Kangurusu, niba ari kangurusu, umungurusu urayizi? Kawunga. Ubwo rero iyi kawunga irarya umuntu ibushye ari hano. Saa sita nizigera ukiri aha rwose umungurusu urayiryaho. Ni ukuvuga ngo ni ugutegereza inkono. Ni ugutegereza inkono ngo ndagukatiraho. Ni ukureba uburyo nanjye wankandiraho kuri ako kanyenyeri. Nkanda ako kanyenyeri no ku mucuruzi ngo ba, nyamuneka mpera umunyonzi mungurusu iyo ubonye yinjiye. Uyu ni umuntu wari uyinguriye. Uwo muntu rero niwe mpereyeho mvuga ngo Imana imuhereze iki? Umugisha. Umuntu utekereza akavuga ati nyamaze Daniel ntakora, yirirwa yicaye, afite abantu bakeneye kurya, reka iki gitondo mutungure ku itariki 20 mugurire mungurusu. Umugisha n'Imana muvandimwe mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Ariko tugira ku cy'abadamu aribo bakunda kugira umutima w'impuhwe. Ubona ari ubusanzwe nizo nshingano n'abamarayika. Ubundi reguretse Adamu wise Eva ngo ni umugore, ariko Imana imurema yari yamuremye nk'umufasha, kandi umufasha ni igisobanuro cy'umwuka wera. Uranyumvise? Ndakumvise. Ubwo rero kandi mwuka wera ni marayika, kandi marayika ni Yesu Kristo. Ibi bintu tuzabishakira umwanya tubivuge. Rero ntago nanjye mbizi, ariko icyo uburiye ku mugore ntuzakibonera ku mugabo. Biragoye. Abantu banyihanganira. Ejo bundi nagiye kumva numva umugabo witwa Nibishaka Theogene
yaravuze ati njye nigereye mu ijuru ati ngezeyo nsanga Bikira Mariya ati umwe musuzugura ataba muri deparitoma gutyo mbivuze biriya bintu wabyumvishije ute kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa ubundi umuntu wese uvuga ko yageze mu ijuru umuntu wese uvuga ko yagiye ikuzimu bakaduha amakuru yaho ntabwo mbyemera ushobora kugira amakuru ariko utagezeyo n'izo deparitoma yavuze yabonye mu ijuru kuko tutajyanye oya twebwe tugomba kubisesengura biti kubera icyo tuzi ni uko mu ijuru hataba abanyamubiri uzi impamvu ukeneye inzu impamvu ukeneye inzu ni ukuri umunyamubiri ikuzimu no mu ijuru ni abantu babayo badakenera amazu ni imyuka none si imyuka iba mu nzu ni ikinyoma cyambaye ubusa ngo yarazamutse ngo asangayo Mariya nguriya ngo Mariya musuzugura ngo namwibone umunyamakuru witwa ngo yabwiraga nkande umusuzugura Mariya nta muntu umusuzugura ahubwo icyo tutumvikanaho twese ni ukuba yaduhakira yabazemo umuzimu hakirwa sinanamusaba ngo ampakirwe kuko Mariya yarapfuye nk'abandi bose rero impamvu yatumye iyo ari yo yose ngira umutagatifu nsenga nkamusaba kugira ngo ampakirwe si byose nigeze ko nuguterekera si byose nigeze kukubwira ngo sinzabikora si byose nigeze kukubwira badutegeka guterekera babo abacu bakabatubuza ariya ni ukuri harimo ubuyobozi mutagatifu nakudusabire urajya udusabira amahoro nagiye kubona mbona ibigarasha birahagurutse biratangira ngo Victoire Ingabire ngo yashimuswe ngo leta y'u Rwanda ngo yamushimuse ibyo bintu ubona ubundi inyungu ziri mu gushimuta uriya mugore wisaziye kuri leta y'u Rwanda zaba ari izihe ari hehe se Victoire Ingabire kugeza aba ari i Kigali ariko ejo bundi yari yitabye urukiko byo ashinjwa icyaha cyo gushaka guhemukira ubutegetsi kuko uriya mugore ujya ubona yuko atajya yumvikana n'ubutegetsi buriho nakubeshya tishimye niba hari ibintu mbakura ni ibintu bya politiki uwo Ngabire Victoire mwumva mu mazina nk'uko numva n'abandi bayobozi nk'uko numva n'abandi baturage nk'uko numva n'abandi ntabwo nasobanura ngo icyo Gitwari yashimuswe cyangwa yashimuswe ntawamushimuse nta n'uwashimuswe undi ikindi kuba yakwitaba urukiko ni ihame mu gihe yakoze amafuti mu gihe yakoze amakosa mu gihe ariko ko ntawe uraza kugushimuta none se nyine kaburi gitondo nza nkasanga uraha ndabizi ko ntari naza ngo nsanga ngo ari naho wagiye hano uzanshimuta kuko nasi buri yanshimuta zone murashimutwa ati urumva hari n'ubwo wenda bashobora kuza bakaguhata ibibazo kubera amakosa bagusanze none se wakora amakosa ntuyabazwe rero ibyo ntabwo bikwiriye kwitwa rero gushimutwa kuko nkurikiranweho ibyo nakoze ibyo navuze urumva cyangwa se ni amakuru bankeneyeho wenda abantu bantanzeho umuhamya bantanze nk'umuhamya wo kubakiranura impamvu zatuma nitaba ubutabera cyangwa urukiko ni nyinshi hari n'ibishobora kuba bigakorerwa mu maso yanjye abantu bakavuga bati ariko Daniel yaragize gute yari ahari hari n'ibidashobora kuba ari ibyo kuvuga ati ariko dushingiye umunsi mu gihugu cy'u Rwanda ntuzi ko tugira abavuga rikijyana si no mu gihugu cy'u Rwanda gusa ku isi yose ntabwo ubuyobozi n'imiyoborere birangirira mu bategetsi cyangwa se mu bayobozi bashyizweho mu buryo runaka kuko hari n'abatari abayobozi bataba mu madeparitoma y'inzego ariko bavuga rikijyana ku buryo ashobora kugira uruhare
mu gukiza cyangwa kwica. Ndavuga iki kwica cyangwa gukiza? Abavuga kwica umuntu cyangwa igitungo, kwica amategeko. Ushobora kugira uruhare mu kwica amategeko cyangwa kuyakiza. Rero igihe yakoresheje ububasha urumva bwo kuba bw'icyo ari cyo, avuga rikijyana, bigatuma ashaka kwica amategeko, byanga bikunda agomba kubibazwa. Ni nk'uko hari n'inama zibaho bakavuga bati muturarikira abayobozi aba n'aba ariko mugerekeho n'abavuga rikijyana. Uba uhamagariwe kugira ngo bya bitekerezo wabonwemo bituma ufite umubare munini ugukurikirana, nyine ubyubakisha igihugu cyawe. Daniel, buriya rero hari ukuntu wowe uvuga ati sinkurikirane bya politike ariko uri umusesenguzi, sibyo? Mu busesenguzi bwawe abantu ubona bose bashaka kuba perezida, ntabwo urutonde rw'abantu bashaka kuba perezida. Hari uwitwa Rusesabagina ashaka kuba perezida, hari uwitwa Ingabire Victoire ashaka kuba perezida, hari uwitwa Padiri Nahimana Thomas ashaka kuba perezida. Aba bantu bose n'abandi barabona bazaba perezida bakayobora ikibiye bihugu, ko bose mbona bashaka kuba perezida kandi tutabemera nk'abaturage twebwe. Uvuze Nahimana, noneho wowe uzi ikintu yakoze se? Yiyise ngo ni perezida ngo ufite guverinoma yo ngo ikorera mu buhungiro. Mbese ni ukuvuga ngo arashaka ikintu icyo ari cyo cyose yitwa perezida. Hari n'abarafinda basaze basarira bashaka kuba perezida, ariko umwuka agira Imana. Uriya mugabo rero witwa Museveni yabwiwe uwitwa yitwa ni wa mugabo wo muri Bobi Wine, aramubwira ati ibisi byakuyimba, ibi bintu ntabwo, ibi bya politike ntabwo ari bimwe byawe byo kuririmba. Ubona aba bantu bameze bateye mu bwonko, baba batekereza gute se bahindura icyo baba bashaka guhindura kiba ari iki? Narumiwe, sinzi rero nawe uko ubibona mu mboni zawe. Reka mvuge kuri iki kintu. Ubuzima tubayemo kandi dusangiye nk'abatuye iyi si, tugira intambara zitagaragara zibera mu mitima yacu. Yego. Ni ukuvuga ngo izi tubonesha amaso zigasohora n'urusasu, abantu bagapfa abandi bagakomereka, ntabwo ziba zitangiye ako kanya twaboneyeho abantu bashyamirana, ahubwo ziba zaratangiye ziturutse mu mitima, zibyawe n'ishyari. Rya shyari rigatwita rikabyara igomwa. Noneho iyo dukoresha ikinyarwanda cyoroshye, hari abantu badukurikirana batazi ikinyarwanda gikomeye. Reka bisobanure. Ikintu bita ishyari, birashoboka ko ushobora kugira ishyari ryiza cyangwa ribi. Ishyari rishobora kubamo ibice bibiri. Ishyari rishobora kubamo ishyaka, ni ikintu cyumvikana. Ukabona igikorwa nakoze njyewe Daniel, ukabona ni cyiza, ukanezezwa nacyo, ukavuga uti nanjye byanga ngereho cyangwa nkirenge, uko byagenda kose cyangwa nkirenge, njyewe nkakubera urugero mu byo nakoze. Yego. Hari n'uza ntagire ishyari ry'ishyaka, akavuga ati wabisenya, ingegera, umusenzi, umwana wa runaka, wizaya, wari umuwabo bacaga inshuro, koko ageza hate. Ako kanya abana be bagahita barara rwa ntambi bakubitwa bati mwanya nazimbwamye. Ni gute uriya mwana wo kwa runaka? Bivuze utyo nibuka umuntu bavuze bati twari tuzi ko runaka yapfuye, ati none yazukiye muri runaka. Sinziri uri kuvuga. Ni ukuvuga ngo aho hantu uwo mutima uri gutogota, burya haba harimo ibintu bikomeye bibi bitumye avuga ayo magambo. Kimwe n'uko bishobora kuba ari byiza, ariko byose bigaragazwa. Iyo ari bibi bigaragazwa n'imbuto n'igisobanuro cy'iryo jambo, kandi niyo ari bibi nabyo bigaragazwa n'igisobanuro cyangwa ibikorwa by'iryo jambo. Wagize ishyari ryuzuyemo ubugome, ababajwe
nuko Daniel nageze kuri cya gikorwa azagerageza ibishoboka byose rero ankorere inuzi propaganda yo kumvuga nabi kugira ngo arebe ko ndohoka nshika intege za bya bikorwa nsubizwe inyuma n'amagambo ukabihuza ute rero n'aba bantu bashaka kwigira nicyo ndi kubikora nibyo ndi gusesengura ndi gusasira hanyuma nabona ibyo bimunaniye akabona amagambo ye ntacyo yantwaye ndetse hari igihe bagiye baturikira ngo perezida wa repubulika yapfuye bakamutwereka ari ku maserumu ari muri koma n'ibindi ibyo rero ni ikigero cy'uko umuntu cy'ishari umuntu akwanga akagera ubwo akavuga ati nzasenya ibikorwa bye nkoresheje izi bibaza kwica umuntu ariho noneho rero bimunaniye rero umugabo witwa Tito Rutaremara kwanga gukomeza wareka nk'abanza birangiza ariho wanzanye muri ibintu ntabishakaga yego ukampata ngo mbivuge hanyuma rero uyu muntu wagize iryo shari ry'ubugome iyo abonye byose byanze rya shari rimuzamurira igomwa none agahita avuga ati bo kuko nagerageje byose bikanga nagerageje kumuvana ku butegetsi nagerageje kumwambura ibyo yafite namwoherereje inkuba ziramuhusha nagerageje ibishoboka byose biranga noneho rero ubwo nanjye ntafite ubushobozi bwo kubigeraho kuko narakoze byanga no kugeraho ubwo twese homba ni homboka aba bantu bazi ko ntacyo bari kurwanira batabishobora ni nayo mpamvu bari kwigereranya n'abayobozi bafite guverinoma ngo zo mu buhungiro babizi ko bitashoboka noneho kuko babizi ko bitashoboka wabisabye ngo ibigarasha ntabwo ari njye ubita perezida wacu yaravuze ati ni ibigarasha ibyo bigarasha rero ibigarasha amakarita atabara ko ntacyo bigwanira reka mbwire n'abanyarwanda twirinde no guta igihe ku badafite icyo bahomba kuko igihe cyose utakaje umwanya ku badafite icyo bahomba mu by'ukuri niwe uba wihemukiye bariya abantu ntacyo bafite bahomba ariko twebwe dufite ibyo twubatse inzu dufite umugore n'abana bo baravuga ati hariya mu gihugu uzi cya gihe gisanyi dushiririza baravuze bati u Rwanda rwasenyutse kumva barishimye sana kandi kwibaza abantu bashimishijwe n'iki buriya ni ubugoryi ntabwo agira uti ni ubugome wangu oya buriya rega hari n'umuntu w'umugome ariko ubwo bugome bwe butazagira uwo bugomera ngo bigire icyo gutwara reka mubwize none se ubu wakwishimira ko muri Irani na Israel bari kurwana ngo bikumarire iki ngaho nawe kandi bariya ntibakureba ariko ibaza abantu tuvuga ururimi rumwe hapfa abantu bakavuga ati ukumva babigize indirimbo nziza rero sinzi niba icyo washaka ko nsobanura nkirangira oya ndumva wagisobanuye ariko rero hari ikindi kintu cyakomeje guteza urujijo n'umwiryane ku mbuga nkoranyambaga sibyo uwitwa Annette Murava ari kuvuguruza inzego akavuga ati ngewe n'umugabo wanjye twari twiyunze atari ko inzego ziraza ziramutwara wa wundi uririmba ngo aho nari nkiri ngo nari ndi mu mwanya wawe ngo ndacyari ku mavi ntegereje ibisubizo byawe urumva ariko byarangiye ibisubizo kubitegereza bivuyemo ati umwanya arirukanka ajya kubishakisha n'amaguru abishakira kwa gafaranga kuko ubundi yararirimbaga ngo mana aha niho nkiri ntegereje ibisubizo byawe noneho ibisubizo byaratinze arirukanka ajya kubishaka ashaka agafaranga amwibye umugore aba bana bakiri batoya hari umwana hano hirya nawe ndamuzi yibye umugabo umurusha nk'imyaka nka 40 bamubajije bati nibiki aravuga ati reka uyu niwe nakunze kandi aba bana bari kwiba abagabo b'abagore aba bana ni gukunda abagabo bakuze aba bana nka buriya Annette Murava mumbwira uko ibyo bintu bihadukanye
agize kwiba umugabo, agize kuvuga ko inzego ziri zumiwe. ariko tishimizwa ari ibintu rimwe na rimwe numva numva baye nk'umwana cyangwa se ukumva ibitekerezo byawe bisubiye inyuma cyane kubera ko utabyiteze, kuko akibaza umwana w'imyaka 20 hari ibintu ntekereza. ubundi abantu bazi urwego rw'ubutabera cyangwa bazi kubaha inzego. None se niba baragiranye amakimbirane n'umugabo bakiyunga bakababarirana, bivuze ngo ribu yaje gitwara umuntu utagira ikirego? None se umuntu ariko abena baba bakinisha ahubwo n'aba ngaba yarabuze Neneti Murava nadafungwa bagira ngo nabo bafite aho bahuriye na bya bigarasha mu by'ukuri. ni bigarasha byahise bisara. Ibyo tubwizanye ukuri, ufunze umuntu, ufungishije umuntu. Gerega nabibonye ku gitangazamakuru avuga ati yewe ntago ari ngewe ahubwo ndanamukumbi umugabo wanjye bamumpe, nibuka ko n'ubundi hari ubwo namubonye mu rukiko ariko anga kurebana amaso n'itangazamakuru ari gusimbagurika yirukanka ameze nka kumwe kwa Sirasi agenda yambaye akagofero n'agahomera. yego twigumira kuri Aneti. noneho ubu ngubu cyakoreka amarira umugabo yibye umugore ariko oya ntabwo turahagera tube twigumira ngaho. ko byabaye byarabaye ariko tube tuharetse gatoya kugira ngo tutavanga amadosiye. ariko bana yanjye abantu barimo baribaza ati Aneti Murava bamuroze, bati Aneti Murava ni muzima. urumva n'ubu ngubu nanjye sinishimye kuko yibye n'umugabo w'abandi abana. uzi ko agafaranga burya ari uko afite umubiri ukomeye, uzi ko yabyara Aneti Murava yamara mubyara rwose. yewe numva Aneti Murava hari impamvu 3 zishobora gutuma yivuguruza icyemezo yari yafashwe. Impamvu ya mbere, Gafaranga mu kigaragara ntiyigeze aheba cyangwa reka gukunda abana b'umugore mukuru cyangwa n'umugore mukuru ngo abure kumwibuka no kumuzirikana. buriya ntibazakubeshye abantu babanye ukumva ntabwo bashobora kubura ibyo bigukiranaho uko byagenda kose. igihe cyose uzubaka urugo rusimbuye mu ndimo, uzamenye ko ugiye guhangana na kompetisiyo utazi. ntabwo uzi umugore wa mbere uko yafataga uwo mugabo ugiyeho. ubwo ndimo ndabwira aba bakobwa mu by'ukuri batanzeho ingero ko bari kwiyahura mu miryango y'abantu batazi bitewe n'indamu cyangwa se n'ibyo bifuza. iyo kompetisiyo ugiye guhangana nayo utazi uko byagenda uko ariko kose, wibuke ko umugabo we ntazigera nawe aguha ifoto y'imibereho y'ubuzima bwe, azakwereka uruhande rwamubabaje ariko rwamushimishije ku mugore we wa mbere ntuzarumenye. rero uyu muntu ufite ibanga ry'umutima ritarebwa na buri muntu wese, gukiranirwa kwawe wowe mugore mutoya uzagira uko byagenda kose. uyu mutima w'uyu mugabo uzajanisha. bimwe bavuze ko wirukana uguguna igufwa ukazana uri mirabugu. Aneti Murava ashobora kuba yarishutse akibwira yuko agiye gushaka umutungo kuri Gafaranga. nicyo ntekereza ariko yego ariko by'ubitsindagira buryo ubusesenguzi bw'umuntu mukuru buba ari ukuri. Rirya biba ari ukuri kuko natwe twakwibeshya. ariko ijisho rya mukuru burya ngenda ritinya barya ryamuvuze. noneho yagerayo agasanga uko yabitekerezaga hari imitungo iriho ingufuri, agasanga hari imitungo iriho ingufuri. uburenganzira yatekerezaga kuzagira kuri wa mutungo akabona sibwo burenganzira ari kubugiramo. intambara n'amakimbirane bigahera aho ngaho. kabiri,
hari igihe aba bakobwa baba bafite abandi basore b'inshuti baba banari kumwe muri teretoma muri nabyita tiyatire nabyita ibikiko noneho akajya gushaka umusaza ariko yabyumvikanyeho na sheriwe yego babita abakirajya nibo bitwa ubu ngo bisigaye byitwa ababesito nibyo bigezweho ureka ibyo bya kopine byanyu bishaje bya kera byo muri 80 buri ni ababesito bya kopine byari ibya kera byari iby'abasaza hanyuma rero abo babesito bafite ibyo mbabwira ariko ni ibintu nzi kuko uretse n'abagabo hari n'abagore bajyaga bacuruza abagabo ndabizi hari n'abagabo bari gucuruza abagore hari umugabo uri hariya mu nkanika arakosha buri munsi arakosha afite umugore w'akasamutwe iyo ugezeyo ushiduka utanze 400 none se nimba umuntu ate abantu batanga inkwano buri munsi abajyayo baba bagiye uwo mugore ngo afite ngo ikintu cyitwa ako kwa Nyirangarama bita akarusho ku buryo ujyayo bakagufata ejo ukavuga ati ariko nubwo banamfasha nzongera nsubireyo none kuko hari umugabo umaze gufatirwa inshuro nyinshi kandi ariko akwa yongera akwa birongeye ntayibu ikiganiro ndagikora bahura uragikora dore se bibaza ubundi ikibazo kiri hagati hariya mu majyepfo ni ikibazo hariya kandi gituma umugabo atubwenge kugera ku kigero yibagirwa ibyamubayeho akamera nka yambwa bakubitiye ku mayezi nanjye narumwe noneho ikibazo urumva umugabo ubundi abagabo abo dukomeze tubita abagabo cyangwa n'izamayibo uriya mugore afite akarusho kandi amakuru mfite nuko ngo hari ukuntu ngo hariya ubwita sisiteme kwa jepura ngo hari ukuntu ngo afite akarusho kandi abagabo benshi bamaze kuhafatirwa ariko reka nkwereke ukuntu tugiye kuzabigenza sibyo buriya nimba n'abaduteze amatwi babyumva hari igihe uzakorere umuntu ayo manyanga ujye mu cyumba aba ari umupolisi yagiwe niho n'inama ukiva munsi y'igitanda wakagabo bakwambika amapingu dore aho ndaha urya ibya rubanda inshuro nyinshi urya ibya rubanda ariko se abo bagabo bageze mu cyumba bati nyine baba bagiye kugira kuki barinze kubatega uwo mutego ko batabashyize mu kiziriko ubundi hari ukuntu umuntu ashobora nko guturuka kure hari ukuntu umuntu ntabwo twumvikanye aho kugira ngo uwo mupolisi aje kwambika ipinga ku kagabo ahubwo ako kagabo ntibakongerera imbaraga zo gufata benshi muri urwo rugo ubundi abo bantu bari kuza kumusenya ukuntu rero gahunda zigiye ukuntu gahunda zigiye kugera ukuntu ngiye kugira inama aba bagabo bafatirwa mu ngo z'abandi ukwiriye kugenda ukavuga uti ngenera naje kureba indaya sinari nzi ko ari umugore ukaburana ugaramye ukaburana n'urwandazi ukavuga ati se uyu muntu agira umugabo ahubwo ugahita utera induru ku munwa ati mfashwe n'ibisambi none se indaya urugo rw'umuntu ni roje ubu ujyanamo indaya nese umuntu akubwira ati ndicumbikiye noneho ahubwo ikibazo wasanze afite bosi we ngaho ishyura bosi we kuko nawe ntagusabye kukwica 20 cyangwa 30 20 se yubaka ama etaje ndi kubona bari abagore barimo bari abagore sha n'abahanga sha ariko rero bagabo rwose mushaka mwafata ibiziriko tukazirika urumva koko nawe ubundi ibaze umuntu yanze umuntu umarije gupfa inshuro ebyiri
kandi afite umugore none se urubyo hari abasore babikora umusore ko yakujyana mu gihugu niyo mpamvu rero twigarukire wari urimo uvuga ati Aneti Murava iyo ashobora kuba nawe ari tiyatire yari arimo akina njye ntekereza ko ibyo yibwiraga byatandukanye n'uko yabisanze hanyuma ejo bundi afashe umwanzuro wo gufungisha uriya mugabo kandi abigarama nyine yabanje kumufungisha bigaramye nyuma ngo yagiye ngo no ku kigo ngo cy'ubujyanama ngo yajyanye umugabo kuri ribu ngo babagire inama ubundi mu by'ukuri kuridigira abantu inama icyo kintu tukigarukaho mu byaha ubu wajya kubwira ribu tumva rero ribu yamujyanye ateze yamufashe ukuboko cyangwa yajyanye ikirego ati mumutumeho aza ntabwo yerega Aneti Murava ashobora kuba nawe akorana n'ibigarasha kuko kugeza uyu munsi ntasobanura kandi ibi bintu byongera byigwe Daniel umbwira abajyanama babiri uramwana afite gafaranga iriya mitungo nayo twakwibaza ahantu yayivanye akaba arimo kujijisha kugira ngo ibigarasha byohereze iki amafaranga ako nta kintu wumvamo hagati aho ngaho njyewe ntabwo ndi bwifate sincoba wakwifatamo sincoba biragaragara yuko Aneti Murava n'agafaranga bakorana n'ibigarasha bakavuga bati rero kugira ngo tubone amafaranga reka dushyire icyasha kuri iyi ngoma kuri ino leta hari aho bari gushyira icyasha ku butegetsi kandi leta nayo ikarebera umuntu arahangara guhaguruka ati ngewe ndatabaza noneho ariko Daniel reka ngo reka nguhe urugero ubu ngubu wenda reka tuvuge ariko n'urugero iyo ajya kumusabira imbabazi ko byemewe akagenda akavuga ati mu by'ukuri ngeze aho ndamubabariye cyangwa se akishyiraho icyaha akavuga ati yewe naramubeshyeye ku nyungu zanjye bwite nsabye imbabazi ariko waretse nka guha nomero za Rwaka umuyobozi w'umudugudu Rwaka aho gafaranga twese wayamwihorera ukamubaza nimba ibyo byarabayeho ibanire yabo uko yari imeze yabimenya se umuyobozi w'umudugudu abazi ibintu biberamo urumva rero ni ibintu biba bikomeye cyane biteye ubwoba biteye n'agahinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ese wamenye ibindi bintu byabaye hari umugabo tutari amazina ye ntabwo imyirondoro ye nari nayimenya we Nzabahayo yambuye umugore we witwa Jani utuye Kinyinya umugabo yasizoye aravuga ati ndahamagara ibitangazamakuru 30 cyangwa 40 urumva ubu Prince Conference mu kanya irateganyijwe abantu baraza kubona ikiganiro ku macana atandukanye harimo n'ibyacu umugabo agiye kusaduka ngo avuga agahinda n'umubabaro ariko reka mubwize ukuri yitishimye wari uzi ko kuvuga biraruhura bingana no kurira buriya nubona umuntu arira uzihutire gufata ayo musware ngo umuhoze mubwire ngo zimubohora cyangwa ngo nukubita umwana mubwire ngo tica hari ababyeyi babi batazi uburenganzira bw'umwana cyangwa ubuzima buri mu kurira umuntu agahogora noneho agakubita umwana akamuhindura n'igitsire ngo ziba mira uravuga akajya kandi ukamubuza kurira ni nako ari gukomeza gukubita yakubita ati ibeshya ati numve ariko umwana akaba ikigome cyo mu mutima ukagenda impfunira ukasagurika ugaturagura buriya njyewe mu by'ukuri nshingiye ku makuru y'ukuri mpamo mfite uyu mugabo yari akwiriye kuvuga amakuru njye nabashe gukuramo amakuru nabashije gukura mu baturanyi ngo akibura umugore we kubera ukuntu yamukundaga umugabo ngo yumvishije ashaka kwiyahura ngo nanjye ndabizi ariko uzi gutwara Sirasi yabaye Dawidi yajya gutwarwa ku rutaro w'umuturanyi Sirasi yabaye Dawidi ngo niwe wari agatama k'umutima
noneho abadamu bo muri iyi si hari amajwi turaza gukinira abantu uriya mugore nakasamutwe yagiye mu masengesho gusengera Sirasi akajya amuzanira ubuhanuzi bw'ibinyoma uriya mugore na Sirasi nawe ariko ngo kuri tekinike diru nawe ameze nk'uwo mugore wo mu nkanika tekereza kurongora umuntu akajya kugusengera Sirasi araremereye cyane umugore ngo Sirasi akimusambanya utumwe no kumusambanya niko turavuga umugore ngo yarijimye ahita ajya mu masengesho ako kamwanya ahamagara habaye amayerekwa ahantu nuza Steven turi arahita bashyiriramo amajwi umugabo arimo kujya kwiyahura umugore ari kwishima byose Sirasi yamukore akoresha inteko y'abahanuzi abantu barahanuye cyangwa yarabihimbye erega uwo bakorera ntabwo dukorera ku mwami kandi ibyo bintu byo bimbira nuko ntabwo dukorera umwami umwe burya ubuhanuzi bwarabaye da umwami bakorera yarabihanuye ntibyabaye se ahubwo umwami wabo icyo abahemukiraho ntababwira iherezo uko rizarangira arabasheshenga akabahindura intuzi ibigoryi ariko ngo ukuntu Satani ari ikigoryi ngo abagambire kugira ngo byose azabyitirira Imana avuga ngo mwumvise ukuntu Imana yabashutse yari yabemeje ko iba ari inyuma none dore baragufunze uko n'umugore yamubwiye Steven aradufasha cyane rwose turamwizeye umugore yaramubwiye ati rero ntabwo waba warababaye ariyo wa mugore yitwa Ndesha wa mugore wa Sirasi mukuru Helena ntago yaba yarakwije urupfu n'agashinyaguro ngo Imana nijya kugushumbusha ikunshumbushije ngo ugwe mu mubabaro ubu mbese araguye neza nuko nyine ngo nawe yanze kumufata neza yirongorera akana kakiri gato niyo mpamvu rero bavuga ngo inkoni ikubise mu cyero uyirenza ubwo bwishongozi yari afite se ubwo buhanga yari agiye kugira uruti bwa Helena ariko harya uriya mugore niwe Sirasi Helena yavuze ati mu bikore ni kuri uriya rwose uriya w'igikara utagira n'isura ejo bundi namwoherereje link arambwira ati muri mu kazi ati muri mu kazi rwose ati mukomereza twari twagakora se akazi ko ntituragakora araje none ariko se ntacyo ahomba kandi nabisobanuye burya ko umuntu udafite icyo ahomba nyine ni ikibazo buriya gusa Imana yatinze ukuboko kuri uriya mugabo kandi Imana ishimwe kuva akiriho rega burya abantu babura abagore bakihangana ni bake nyine niyo mpamvu mubwira ko akeneye kuvuga kugira ngo aruhuke ndakubwiza ukuri buriya ameze nk'ikibombe gitabye mu butaka yamaze nk'ikibombe gitabye uzi ko buriya atanakubaka n'urundi rugo atarabasha kuvuga ntabwo yarwubaka ngo rubeho ni ukuvuga ngo rero nibamufashe bamutega amatwi bababwire ntihagire umubwira ngo ceceka cyangwa reka dushimire n'abaturage batuye Kabeza hari hakurya babaye maso uriya mugabo ntabasha kwiyahura ngo yari agiye kwiyahura rwose rega uzi kugira ngo ube wakundaga umuntu ntacyo mwapfuye akubwira ati umaze kubona utari ku rwego rwanjye ugiye kumva bikora reka ngusetse umugabo ngo yagize atya agurira umugore w'imodoka mutupi arayimuzanira ari kumushima none akimara kumugurira imodoka umugore aba yagiye ku murenge aravuga ati rero mwabantu ndagira ngo mungire inama mumfashe z'ukuntu natandukana n'uyu mugabo ati kuko n'abana nawe sindishimye kandi icyo kintu leta igiha agaciro umugabo baramuhamagara bati ngo none ku murenge umugore yakureze umugabo ati umugore wanjye namuhaye imodoka yandeze se twapfuye bati nyamuna ngwino
ahageze umugore arahagarara avuga ati kuva twabana sindishima n'uyu munsi umugabo ngo yajenze amarira araturika ararira nta kindi yongera. hari abantu rero bafite agahinda ko mu mutima ariko uzi umuntu ukubwira ariko se koko aba atari yishimye mbese kwishima ni ukuhe umugabo se ni ikiremba ntabwo nyine ngo yari yahuye na ba basore bitwa abacuruzi yahuye na Sirasi bya Yesu ni ku murongo w'umuhanga ukora siporo burya ngo Sirasi ngo akubize na karate ngo agurukire mu marere urumva ngo aramanza agakora siporo ariko ngo abagabo batoya ngo muri abahanga urumva hari ababandikaho abagabo nka ba Sirasi bariya ukumva basa naho bafiteho amakuru kwe oya ngo agurukira muri ry'agacu sinigeze nishima kuva twabana waretse nko gushimira kugira ngo abantu bumve kino kiganiro bitonze nkagushimira rwose nkavuga nti Jean Daniel Imana umugisha ni ukuri urakoze cyane ariko umfashe gushimira abaturage ba Kabeza turabashimiye abaturage ba Kabeza marakoze kuri uyu mugabo yiyahura bitewe n'intimba ariko nawe yarahisemo nabi hari impamvu n'imwe ituma umugore cyangwa umugabo hari umugabo waririmbye manjyanye umwana muri hoteli Kiyovu reka bamutwara njye wamubazaniye ariko se harya ngo yari yananiwe kumukezesha ngo yarakeje warananiwe haboneka umunyambaraga uzi gukeza aramubwira ati madamu ndananiwe ati ngwino tujye kureba abana ati tahira ibyo korera ntabwo bije nonaha ni ibyake umugani ugana kare damwe ndagushimiye cyane merci kandi umuntu uzajya wumva aryohewe agiye komeza nawe gukandira n'akanyenyeri oya biraryoha murakoze cyane amen.